Ndabashuhuje mwese, ndabifuriza ibihe byiza. By'umwihariko nshuhuje umuntu wese wiyandikishije kuri YouTube channel yanjye, ndamushimiye cyane. Mu by'ukuri ni igikorwa gikomeye cyane. Impamvu mvuze ibi ngibi ntabwo ari uko nkeneye yuko abantu baba benshi cyane kugira ngo YouTube impembe, ahubwo icyo nshyize imbere ni uko ijambo ry'Imana ryererezwa kandi rigashyirwa imbere kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Rero inshuti zanjye zikomeye z'akadasohoka 49 zimaze kwiyandikisha kuri YouTube channel yanjye, ndabashimira cyane. Iryo teraniro ntabwo ari rito, ni rinini rwose, kandi Imana ibaha umugisha. Ndashimira nanone abandi bantu bakurikira ntibiyandikisha, nabo Imana ibaha umugisha, kubera yuko ikigamijwe ntabwo ari amafaranga, kuko iby'isi birashira. Rero ndabizeza yuko kubwo gufashwa n'Imana, kuko mu Bafilipi igice cya 4:13 haranditswe ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Uko Kristo azagenda anshoboza, nzajya nanjye ngenda nkora ibyo yanshoboje gukora. Birashoboka yuko mwamubona ibyigisho bitazira igihe, hari impamvu. Hariho n'ubushobozi buba butaraboneka, hariho n'ibintu umuntu aba agishakisha, ariko nizeye yuko bwo gufashwa n'Imana namwe kandi ntabibagiwe, kuko ibitekerezo byanyu ndetse n'umusanzu wanyu ni ingenzi kugira ngo tugere aho tugeze ubu ngubu. Ntabwo rero ibyo ngibyo ari bibi, ni byiza cyane, kandi ndabashimira mwese mbikuye ku mutima, nta n'umwe nkuyemo. Imana ibampere umugisha utagabanije, umugisha wuzuye ibyiza, kandi ikomeze kubarinda. Ndabingingira mu Mwami Yesu ngo mwihane ibyaha byanyu bigishoboka ko byihana, kuko buri muntu igihe cy'imbabazi yahawe kigiye kurangira. Mbese ubwo nikirangira utarihana bizarangira bite? Ni byiza gukurikira ibyigisho, ariko ni na ngombwa gufata icyemezo ukihana bikitwa none. Rero nkoze ino video kugira ngo mbashimire cyane, kandi by'umwihariko rwose ndabashimiye pe. Ntabwo ari uburyarya, mbivanye ku mutima. Mukomereze aho ngaho, muhamagare n'abandi babane natwe, kandi mwese Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.